mutunda babaye tumbatije iminsi mikeya ariko igihe cyageze kugira ngo agaruke iwabo. Nkaba rero nzasaba inzego z'ubuyobozi kugira ngo zumvikane ati Nikoni na pastor paruwase kugira ngo y'abarimu ubundi yaje kubasura ariko igihe kirageze kugaruka imutunda kandi kugira ngo tuzamuherekeze neza kandi kumwe n'impano zikwiriye mu makoze neza. Umwarimu w'umuriya twarakoranye imyaka irenga 10, umwarimu muzima ari mwiza cyane. Mwarimu rero vawe karibu kandi turakwiteguye kuko umurimo ni mugari hose ni iwanyu. Iyo uhuye n'umudamu ahetse umwana avuye iwabo uvuye yateguye iwacu ni iwacu hose aba ari iwabo, ari aho yashatse ari naho yaturutse hose aba ari iwabo. Nawe rero iyo ushaka uburyo iwanyu nawe hose ni iwanyu. Turakwiteguye muri bisi imbere uzabikore neza Nikoni kandi pastor wanjye yabyemeye kuko birabashye cyane yabyemeye rwose. Umuntu mwiza cyane buriya abantu bize ntabwo bari bagorana abantu byo twita filozofiya babizi bareba kuri cyane. Buriya yabyemeye tumurebye tubona ko yabyemeye. Waboneho ni karibu tugutunganirize byose. Ndashima abakorari yarembye neza akambutse ikorari ya Shanga ya paruwasi n'abaya bose mwongeye mubakomere amashyi bose. Ariko nanone nanjye ndisabira abaririmbyi bari muri za korari kujya mutandukanya igiterane na misa. Ubundi tubyita misa, tuba turimo ntabwo tuba turi mu giterane, iyi ni misa rwose. Mujye mworoherana muri yuko mugenzi wawe n'abataririmba umuha umwanya, ariko nuko nikora tunatatubi rwose atakuririmba ryabo ko hari n'iryataka naririmba. Ibyo si byiza. Ubundi indirimbo irenze iminota 10 iyo niyo ikora ku giterane uko tubizi, ariko iminota 20, 15 muri abakorari agera kuri 10 mu kwaro 8 yaba yiboneka. Urumva se abandi bazaririmba ryabo. Ibyo bibabaza iyo mbona hari abakorari ataririmbye kubera ko igihe cyarangiye ko gahunda ya misa n'imisa igihe isaha yo gutangira n'igihe yo gusoza. Ibyo rero niyo dushaka mu nsengero za Anglikani mu Rwanda cyane cyane muri diyoseze yacu ya Butare ahandi ho byubahiriza rwose. Mujye murepeta mureba abaderevute n'amasaha nubona korari gusa ni iminota 5 tubirenza aho bakwemerera. Hariho no kuvuga duti usanga abapastori muturenganya ugasanga bafashe nijoro ngo pastori ngo yatinze kandi pastori ararengana nta ruhare yabizemo. Mwebwe abaririmbyi iyo muzuye umwuka mwumva mudahagarara. Haleluya. Iyo tuvuze rero gutinda muririmba murahinduka, ariko musengero ntabwo wakora ukuntu yishaka. Musengero wakora itegeko ryabyo kubahiriza. Murakoze cyane. Haleluya. Haleluya. Ako karakaciyemo ntabwo nagiye ntabivuze kandi nanjye ndanabivuga. Usanga bwacu Nikoni tubigende gute, dukora iki. Korari burya igihe murepeta muravunika. Hari igihe usanga muza kenshi inshuro nyinshi mukarepeta indirimbo nziza, ariko nanone hari igihe tutazumva kubera fonire baba bazamuye cyane. Ibyo bikunze kuba mu mashuri hafi ya bose. Korari tumenyereye kumva indirimbo mwahanze uko zimeze, tukazumva tukazifata tukazibika, biradufasha cyane. Ntabwo rero abacuranzi gukora neza ku buryo indirimbo abantu bayimba zumvikana. Yewe hari umutunganiriye iyo nayoboye ndavuga ni ituma bihagarara kuko mbona muzabikoresha neza tugiye kubihagarika. Barimo barabyumvira cyane kugenda biza mugiye gukemura. Ndagira ngo Janvier twibutse icyo twasomye kujya kwa 2 ariye ku murongo wa 4 ariye 11.
twavuga igice kivugeho abantu ariko ntazajya abakene baba muri mwe kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ugihindura. Niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire, kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi ariko uzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko ntazagutwara. Umurongo wa 7, nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu ahantu hose h'iwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye. Wirinde kwibwira iby'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha adatakira Uwiteka abakurega ukagirwaho n'icyaha. Umurongo wa 10, ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Impamvu cyitwa gutegeka kwa 2 nuko Mose yongeye gusubiriramo abana bavukiye ku butayu, kuko batari barumvise amategeko ya mbere igihe basekuruza babo bari mu buretwa mu gihe cya Egiputa. Mose yibukije abo bana akaga ababyeyi babo